ntago mushigikira ishyigikira perezida uhari agapfa ntamushyigikira ntamushyigikira naho yoza ngahazewe ntana maso yaje nomu kandi nocangira nte ndakuvumye ndumunyakara ndi munyavukazi bakazana ino ngo barashaka gutera ubwoba ngo Kagame navuga ngo nkazamujyana uzanjyana ese wowe wamvana hikuza iminsi ni imitindi, iminsi irashukana, iminsi ikona ingwe, iminsi ntihaga. Ugaburira iminsi ntiyuzuza imbehe, ariko imbehe murayumva. Ugaburira iminsi ntiyuzuza imbehe, uhingira iminsi uwo ntaruhuka. Iminsi iteka inzovu mu rwabya, akabando k'iminsi ugaca hakiri kare. Agateruwe n'iminsi ndikaremera, utazi iminsi arata urugo. Umwambi w'iminsi ntuhusha, iminsi icura idaciye amakara. Iminsi ikavuguta nta mivuba. Kuvuguta murabizi se? Iminsi ikavuguta nta mivuba. Abana bato ntibazabimenya. Nta usakarira iminsi. Iminsi nyagira uwugamye, kandi unyagiwe n'iminsi ntashira imbeho. Uhunga iminsi ukayisanga imbere, uhunga iminsi cyane ukamara amaguru, iminsi ukayisanga iyo ugiye. Nuhunga iminsi ntuka. Aha rero umuntu yagombye gutekereza ati ese uyu mutungo mfite nuwo kugira ngo nishimishe muri ubu buzima bungana urwara, hanyuma ngende mpure n'ibibazo nzabazwa kubera uyu mutungo? Ntabwo umunyabwenge ari cyo gisubizo yagombye kubona avuga ati yego nibyo. Ahubwo umunyabwenge yagombye gutekereza ati ni gute nawifashisha hano kuri iyi si kandi nejo hazaza imbere ya Nyagasani ukaba umfitiye akamaro. Kamaro rero sakandi ntabwo ari uguhunika ngo uzapfe baguhambane nawe, ntibishoboka. Niba naguhambana nawo ndaburira ndanabwira abajura bagusange aho bagushyize, ntibagukuremo wowe ahubwo bagukureho uwo mutungo ugiye gupfa ubusa iyo pfo bagushyize. Kuko nta kindi waba umaze uretse kwangirika epfo iyo ngira, kandi hano kuri iyi si hari abawukeneye. Bivuga ko rero ntawe bazaguhambana. Niba batazaguhambana uwo mutungo rero nta naho uzajyana nawo, nta naho uzahurira nawo uretse kwa Nyagasani ubazwa icyo wawukoresheje. Hanyuma tukajyaho tukavuga ngo iyi si ifite ibibazo. Nituvuga ngo iyi si ifite ibibazo, banza wowe ubivuga umenye ko ari wowe kibazo cya mbere cy'iyi si. Noibu zamani wala aibu fina. Nta kindi twebwe dukora uretse gufata ibisebo byose tukabishyira ku bihe, kandi nta gihe gifite igisebo uretse twe. Nitwe gisebo cy'iyi si, nitwe bibazo by'iyi si, ni natwe tugomba kubikemura. Igihe icyo ari cyo cyose uzicara ushimishwa no kurunda, umenye kurimo kurunda umutungo ari kurunda n'abanzi. Kuko ukubona yaburaye akakubona wowe umeze neza useka wishimye, ntabwo akwishimira. Ahubwo umenye ko urimo kurunda ari kurunda n'abanzi. Iyaba umutungo rero watangaga amahoro n'ibyishimo, abakungu bajya barara bakinguye kugira ngo turebe uburyo baryama ku bitanda byiza. Bajya barya bakinguye kugira ngo turebe uburyo barya neza. Ariko bahora bafite ubwoba bw'uko abo badaha ukuri kwabo bashobora kubagwa gitumo bakabagwaho. Niyo mpamvu uragenda ugakinga, washyizeho inzugi z'ibyuma ukagerekaho n'umuriro kugira ngo ukozeho hashye, ugashyiraho n'umuzamu, umuzamu ukamuha imbunda cyangwa inkoni, warangiza ukazana n'imbwa zimushyigikira, warangiza ugashyiraho n'ibisakuza kugira ngo nihagira urenga umuzamu ushobore kuba wakumva. Ese ayo mahoro ufite n'ayo mafaranga meza atyo ni amahoro ki? Recently there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda
will use Rwanda as a base to come and attack, will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. Cyanyuma ry'abarangirizeho nuko uba hangaha hari abantu bajya bakunda kuvuga abantu b'ibicucu kuri politiki bagiye bavuga ko impunzi z'abanyarwanda ziri mu Uganda zaba zitegura gutera u Rwanda. This is not possible, and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Recently, there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack, will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. Cyanyuma ry'abarangirizeho nuko uba hangaha hari abantu bajya bakunda kuvuga abantu b'ibicucu kuri politiki bagiye bavuga ko impunzi z'abanyarwanda ziri mu Uganda zaba zitegura gutera u Rwanda. This is not possible, and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. This M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Why was it not made Uganda's problem? Are these things I'm talking about new to you? You don't know them? But the story goes out there, it's every day, Rwanda, M23, Rwanda. But you should also tell people how this became Rwanda's problem. Our problem was simple, twofold. FDLR it has been a problem in the past. It's a problem now. It will be a problem in the future if it continues to exist, threatening Rwanda. There is no way. We don't, as I again said before, we don't need anybody's permission